Ndagusuhuje ngo ikaze hano kuri iyi channel. Niba ari bwo bwa mbere hano tuganira ku buzima. Muri iki kiganiro cya none tugiye kurebera hamwe ibintu bigera mu 10 umugabo wese agomba kuba yujuje kugira ngo abashe kuba yatera inda. Kugira ngo umugabo wese, umuntu witwa umugabo, abashe gutera inda, hari ibyo aba yujuje. Utabyujuje ntushobora gutera inda. Bya bindi umuntu avuga ngo ngewe ngo mbashe gukora imibonano mpuzabitsina nkasohora ngo ubwo gutera inda biroroshe. Barakubesha, ayo namakuru udafite. Hari ibyo ubushakashatsi bwagaragaje ko kugira ngo umugabo abe yashobora gutera inda hari ibyo agomba kuba yujuje. Nibyo ngiye kubona nakubwira muri iki kiganiro, wenda kwitiranya gukora imibonano mpuzabitsina ugasohora, cyangwa se gukora imibonano mpuzabitsina ukaba uyikora neza ugashimisha uwo muri gukorana imibonano mpuzabitsina, cyangwa se umupatina wawe imibonano mpuzabitsina ikagenda neza, mbese icyo gikorwa ukakitwaramo neza. Ntabwo ari byo rero bigaragaza yuko ushobora kuba wabyara. Hari ibyo ubushakashatsi buba bwaragaragaje, nibyo ngiye kuba nkugezaho nifashishije ubwo bushakashatsi bwashize hanzwe n'inzobere, abaganga, abaspecialiste, abantu bazi icyo bita ubumenyamuntu, abantu bize indwara, kuvura abantu. Ikintu rero ugomba kumenya, wenda kwibwira yuko kuba ukora imibonano mpuzabitsina ukarangiza ugasohora biri byo bizakubwira yuko ushobora kubyara. Gusohora amasohoro ntibivuze ko harimo intanga, icyo ni cyambere. Gusohora amasohoro ntibivuze ko ari amasohoro asohotse harimo intanga, icyo ni cyambere. Kuba amasohoro yawe harimo intanga ntibivuze ko intanga zawe zihagije. Kuba ari amasohoro yawe harimo intanga ntibivuze yuko amasohoro yawe ahagije. Bundi baravuga ngo umugabo kugira ngo abyare agomba kuba afite yasohora intanga zingana na miliyoni 39 uko asohoye. Nibura inke miliyoni 39 zikaba arizo zisohoka kandi izo ntanga zikaba ari nzima. Rero kuba wasohora intanga, kuba wasohora mu masohoro akazamo intanga ntibivuze ko izo ntanga zawe zihagije. Kuba izo ntanga zawe zihagije ntibivuze ko zose zishobora kugenda zikagera aho intanga z'umugore ziri. Kuba ngo iyo usohoye uri mu gikorwa cyo gukora imibonano mpuzabitsina urasohoye, intanga zise zinjira, ntabwo bivuze ko izo ntanga zose ziragera aho intanga z'umugore ziri, ovule. Ntabwo bivuze yuko zishobora kuhagera ngo zibe zagufasha kuba watera inda. Kuba izo ntanga zawe nanone kuba ari nzima zigenda ntibivuze ko zifite byose. Kugira ngo intanga rero zibe zifite byose no kuba zitarimo zigomba kuba zifite umutwe, umurizo, igihimba. Intanga rero hari intanga ziba zifite ibice byacitse, ikaba ari intanga ifite umutwe n'igihimba idafite umurizo, ikaba ari intanga ifite igihimba n'umurizo idafite umutwe, cyangwa se ikaba ari intanga y'igihuhwa, intanga itarimo ikintu icyo ari cyo cyose. Igihuhwa ubundi ni ikintu gikozwe ukakireba inyuma, ariko warebamo imbere ugasanga nta kintu kirimo. Izo ntanga rero zawe zishobora kuba ari gutyo zimeze. Wenda kwibwira rero ko niba uri gukora imibonano mpuzabitsina ugasohora bihagije kuba watera inda. Tugiye kurebera rero hamwe ibintu ushobora kuba wujuje bigera mu 10 bikaba byagufasha gutera inda. Umugabo muzima nababwiye yuko agomba kuba yakagombye kuba yasohora hagati nibura intanganye miliyoni 39. Nibyo ubushakashatsi bwagaragaje. Nibura miliyoni 39 ukazisohora, nizo nkeya zikaba zagenda. Niba ukoze imibonano mpuzabitsina miliyoni 39 z'intanga ngabo urazisohoye ziragiye, kandi zikagera aho intanga z'umugore ziri. Icyo ni cyambere. Icya kabiri, mu ntanga ufite nubwo zaba zirenze miliyoni 39 ari nka miliyoni 100, miliyoni 70, miliyoni 50, 60, izo ntanga zose ufite uko uhuye n'umugore cyangwa ukoze imibonano mpuzabitsina ufite intanga zirenga rwose izemewe kuba zatera inda. Kugira ngo intanga ube watera inda nakubwiye yuko ugomba kuba ufite intanga 39 zikagenda zikageraho umugore ku ntanga y'umugore. Nanone rero ahangaha izo ntanga zose waba ufite n'ubwo waba ufite intanga miliyoni 100, ugomba kuba hari igihe ushobora kuba izo ntanga zose ufite ukora imibonano mpuzabitsina izigenda ngo kugira ngo zigende muri izo ntanga zose ufite hagera wenda nk'intanga miliyoni 5 cyangwa se miliyoni 10 cyangwa se miliyoni 30. Kandi kugira ngo intanga nibura
ube watera inda, nuko uba wasohoye intanga miliyoni 39 zose zikagenda zikagera aho intanga z'umugore ziri. Nta ntanga zigomba gusigara, intanga nke zigomba kugera aho intanga z'umugore ziri ni miliyoni 39. Harya rero waba ufite izo ntanga zose ariko izigenda ngo zigereyo zikaba zitagera no muri miliyoni 39. Icyo ni icya kabiri. Kugira ngo ushobore gutera inda nuko izo ntanga miliyoni 39 zishobora kugenda zikagerayo zose. Icyo ni icya kabiri. Icya gatatu batubwira yuko ushobora kuba ufite izo ntanga zigenda ariko ukaba ufite ikibazo cy'amasohoro. Amasohoro akaba ari make. Ubundi akamaro k'amasohoro niyo afasha intanga kugenda ngo zigere aho intanga z'umugore ziri. Ufite udusohoro duke ntabwo byagufasha ko intanga zose ufite zigenda aho zigere ku ntanga z'umugore. Aha ubyumve neza rero, ufite intanga ukaba udafite amasohoro, intanga ntizishobora kugenda. Intanga ntizishobora kugenda. Rero niba ushaka kuba ushobora gutera inda ni ngombwa ko uba wujuje amasohoro ahagije. Ugomba kuba ufite amasohoro ahagije kuko amasohoro arimo intungamubiri zifasha intanga kugenda zikageraho intanga z'umugore ziri. Icyo ni icya gatatu abaganga cyangwa se inzobere batugiramo inama. Hari ibibazo rero bimwe na bimwe bishobora gutuma ugira amasohoro make yenda, nko kurwara ikibazo, kuba ufite ikibazo cya prostate, cyangwa se ufite imiyoboro ntanga yawe yarazibye, cyangwa se yenda ndabaha urugero, imiyoboro yawe ntanga zimeze gutya, zigomba kunyura muri aka kenge, ariko ako kenge karagiye kangana gutya, karagenda kaba gakeya kangana gutya. Iyo akenge imiyoboro ntanga yawe ingana gutya, yakagombye kuba ingana gutya, ikagenda ikazikangana gutya, bishatse kuvuga ko amasohoro ashobora kunyura aha ngaha ari makeya, cyangwa se intanga zishobora kunyura aha ngaha ari nkeya bitewe n'uko imiyoboro ntanga yawe yarazibye. Icyo gihe rero icyo ugomba gukora ni ukujya gushaka abaganga bakakuvura. Ikindi rero ushobora kuba ufite ikibazo yenda cyo kuba ujya gusohora aho kugira ngo intanga zinyure aho zakagombye kunyura, ubwo zikongera zikazamuka zikanyura mu ruhago rw'inkari. Icyo rero ni ikintu gishobora gutuma yenda ugira amasohoro make. Ugiye gusohora, imiyoboro ntanga yakagombye kuba ingana gutya yaragiye iraziba ingana gutya. Icya kabiri, ushobora kuba ufite ikibazo cya prostate. Icya gatatu, ushobora kuba ujya gusohora aho kugira ngo intanga zinyuremo hahandi zagenewe gusohokera, ahubwo zo zikazamuka zikajya mu ruhago rw'inkari. Iyo ni indi mpamvu ishobora gutuma udashobora kuba wabyara. Icya kane rero, kugira intanga zituzuye. Intanga zituzuye. Aha ngaha rero ngo ni intanga ziba zifite ibice bituzuye. Ni ukuvuga ngo intanga yakagombye kuba ifite igihimba, umutwe, igihimba n'umurizo. Mu gihe rero usohora icyo bita sperme deforme, cyangwa se intanga zifite deforme, cyangwa se zifite ikibazo, icyo gihe birumvikana bigutera ikibazo cyo kuba wabyara. Uri gusohora intanga zidafite imirizo, zidafite igihimba, zidafite umutwe, icyo gihe rero bigutera ikibazo cyo kuba utabyara. Icyo ni icya kane. Ikindi kintu batubwiramo inama cyo kiranatangaje, baratubwira ngo niba ushaka kubyara, irinde gukora imibonano mpuzabitsina buri kanya, buri munsi nk'inkoko. Hari abantu bakora imibonano mpuzabitsina nk'inkoko mu gitondo, saa 4, ku mugoroba, buri munsi, cyangwa se babikoze uyu munsi, ejo bundi. Baratubwira ngo ibyiza rero niba ushaka gutegura cyangwa se ushaka kubyara, niba ukoze imibonano mpuzabitsina nyuzamo nibura iminsi 2. Ukoze imibonano mpuzabitsina kuwa gatanu ukoze imibonano mpuzabitsina, kuwa gatandatu, ku cyumweru, kuwa mbere kora nibura indi mibonano mpuzabitsina, nyuzamo nibura iminsi 2. Iyo minsi 2 urabunyujijemo birafasha rura ruganda rukora intanga kuba rwakora intanga zizatuma ubyara. Kuvuga ngo iyo usohoye ukoze imibonano mpuzabitsina ugasoma amasohoro, intanga zakozwe ziragenda. None iyo uri kwikora buri kanya rero, umubiri muri rwa ruganda rukora intanga zishobora kubura. Urumva ibyo birumvikana. Ukagombye gukora imibonano mpuzabitsina uyu munsi, ukanyuzamo nibura iminsi 2 cyangwa 3 cyangwa 4, ukagira ute, ukabona kuba wakora inda. Nyuzamo igihe umubiri wawe cyangwa se rura ruganda rushinzwe gukora intanga urushiremo nk'inibura igihe cyo gukora intanga. Hanyuma nujya kugira ute, gukora icyo gikorwa, umubiri uba ufite intanga zakoze zizigamye,
uhite ubona intanga urekura. Intanga miliyoni 39 ni intanga nyinshi, rero ni ngombwa ko ubimenya ko umubiri ukwiriye kugira ute kuwuha umwanya, kuwuha igihe, ugategura ugakora intanga. Icyo rero nibura iminsi 3 wakagombye kunyuzamo iminsi 2, iminsi 3. Icyo kirumvikana. Ikiza ku mwanya gatanu rero batubwira kurya ibintu byose byangiza umubiri, amasukari, itabi, inzoga, imiti ya kinyarwanda. Hari imiti ya kinyarwanda tunywa, ibintu byose byangiriza umubiri ugomba kubyirinda. Ibintu byose byangiriza umubiri ugomba kubyirinda. Icyo ni kiza ku mwanya wa gatandatu. Ikiza ku mwanya wa karindwi ni imisemburo cyangwa se testosterone cyangwa se testosterone nirantangamuntu bakunda kuvuga ngo niyo umugore yitwa estrogene. Estrogene n'umugabo arayigira. Batubwira ko iriya misemburo kuba iriya misemburo yaba mikeya cyangwa se waba udufite imisemburo idakura neza, bishobora gutuma utabyara. Rero iyo ufite imisemburo ihagije, ama testosterone n'ama estrogene bikora neza, iriya misemburo ikora neza, ikura ihagije, biragufasha kuba wabyara. Ikiza ku mwanya wa 8 rero ni ama infection. Amashira, ibibazo nyine uba warahuye nabyo ntiwivuze neza, imitezi, za mburugu, ziriya birwara biza mu myanya mpuzabitsina, imiyoborantanga yawe ikaziba bitewe wenda no kutivuza neza ziriya ndwara, ukagira ikintu cyitwa ama infection, amashira mu gitsina, iriya miyoborantanga nyine ukaba utarayikurikiranye, ukaba utarabyaye, ukaba utarayivuje, bishobora gutuma ugira utabyara cyangwa se ikakubuza amahirwe yo kuba wabyara. Ama infection rero nayo ari mu bintu bishobora gutuma utabyara. Icyo ngicyo nacyo ugomba kukimenya. Ama infection ari mu bintu bishobora gutuma utabyara. Ikintu ngiye kukurangirizaho ku mwanya wa 8 mvuze ngo ama infection yari amavirusi. Hariho n'amavirusi n'amamikrobe ashobora gutuma yica intanga. Ibyo byo nawe ugomba kubimenya. Ubushakashatsi bwagavuze yuko hari amavirusi cyangwa se amamikrobe ashobora gutuma, cyangwa se amavirusi amamikrobe yica intanga. Ibyo nabyo ugomba kubimenya. Ni byiza ko umuntu wese akora check up, akareba umubiri we, akareba ko nta kibazo cyafite, bakamupima bakareba ko ntayo mamikrobe ntayo afite, ntayo mavirusi afite mu mubiri we. Hanyuma basanga yafite akavurwa, yaba atayafite bakamubwira ati uzaze urakora check up y'umubiri wawe. Icyo nacyo kiri ku mwanya wa 8. Ku mwanya wa 9 rero ntatinze ndashaka kurangiza iki kiganiro kitaba kirekire, ni ukunywa amazi menshi kandi ahagije. Kunywa amazi menshi ahagije ni ingenzi. Kwita ku byo urya rwose ni ingenzi. Kugira intungamubiri zihagije mu mubiri ni ingenzi. Umuntu akagombye kwita ku byo kurya, akarya neza ibintu bituma, hari ibyo kurya byongera intanga cyangwa se bituma intanga ziyongera zikura. Urugero, ibiryo bikungahaye kuri zinc, magnesium, folic acid, amavitamine. Yenda muri ibi biryo ndabona batubwiyemo amasambaza, indagara, ibishimbo, batubwiyemo amashaza, amasoya, ariko soya bakatubwiye ko ugomba kurya nkeya, amakarotsi, inyama, amabeterave, ibintu nk'ibyo. Inyama z'umwijima nizo batubwira, ntabwo ari inyama zitukura, inyama z'umwijima. Ikindi kintu ugomba kwirinda aricyo ngiye gusorezaho, kwambara imyenda iguhambiye. Iki cyo reka gisorezeho gituma ukica intanga. Hari ukuntu umuntu bitewe n'akazi akora, yenda tuvuge yenda umuntu ni umumotari cyangwa n'umunyonzi, hari umuntu ubyuka mu gitondo akambara ikariso, akambara kenda k'imbere kamufashe, kamukanze, kamukanda ikibuno, kakamukanda n'igitsina. Yarangiza gukambara irayi bita mugondo cyangwa se mucokopa, akarenzaho ikabutura. Yamara kurenzaho ikabutura, akarenzaho ipantaro nayo y'ijingisi imufashe. Yamara kurenza iyo jingisi yajya mu kazi, bitewe n'akazi ke, yenda ni umuntu wesitara amashanyarazi, ni umuntu utwara moto, akarenzaho n'igisurubeti cy'akazi. Urumva iyo myambaro yose ikagenda noneho igahambira umubiri. Nuko guhambira umubiri rero ikintu bikora, iyo myenda yose ni myinshi, iragenda ikazana ubushuhe. Ikazana ubushuhe bwinshi. Ubwo bushuhe rero nibwo bugenda bukangiza intanga. Kandi babwiye ko intanga cyangwa se hariya ku mabya, intanga zigomba kuba zifite ubushuhe butarengeje 23. Iyo burengeje 23 rero zigenda zipfa.
kandi hariya ku mabya niho hari uruganda rukora intanga zituma umugabo atera inda. Rero buri munsi zirakorwa, iyo hahuye n'ubushyuhe rero izo ntanga ziri gukorwa zigenda zipfa. Wagera muri cya gihe cyo gukora imibonano mpuzabitsina ntubashe gutera inda. Icyo kintu rero ugomba kukimenya, ni ukwita ku myambarire. Reka ndangiriza aha ngaha rero ikiganiro cyaba kirekire, kandi ku ikiganiro cyabaye kirekire ntabwo gikunda kuryoha, cyangwa se abantu ntabwo bakunda kugikurikira ngo bakirangize, bitewe n'uko bashobora kugira ubute bw'ikiganiro nyine cyabaye kirekire. Ndatekereza ko rero ibi ngibi bimenyeje, nakubwiraga ibintu bigera mu 10 umuntu ushaka gutera inda umugabo agomba kuba yujuje. Ndatekereza ko iki kiganiro nacyo usobanukiwe, kandi mubwira yuko ibi biganiro bikugezaho nifashishije inzobere, abaganga, abaspecialiste, abantu bize indwara, abantu basobanukiwe ubuzima bw'umuntu. Nanjye nkaba gikugejejeho narifashishije izo nyandiko. Ibyo utaba wumvishe neza, yenda wakora nicyo bita ukareba ibindi biganiro bivuga ku buzima, nabyo bikaguha amakuru aruta yo nguhaye. Birashoboka ko hari ibiganiro byinshi cyane bifite inyigisho iruta izi ndi kuguha. Ngewe mba bikora nk'umuntu nyine uba hari amakuru cyangwa se hari ibyo yigiye ahandi, nanjye nkabinyuza ngaha kugira ngo mbashe nguhugure cyangwa se nkwigishe wowe udukurikira kuri iyi channel. Ndatekereza ko rero ibiganiro byacu uzabikunda cyangwa se ubikunda. Wowe niba ubikunda rero cyangwa se ari nabwo bwa mbere ugeze kuri iyi channel, ndakubwira yuko ibiganiro biracyaza. Ciao ciao.